Mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu. Muraho neza? Muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana. Uyu munsi tugiye kuganira igice cya kabiri cy'ikiganiro, umutwe wacyo uvuga ngo uburyo wasenga ugasubizwa vuba. Ibanga mu gusenga. Icyo mereyeho nuko niba wemeranywa na Bibiliya, Imana itari kure yawe. Imana iri hafi yawe cyane. Imana iba muri wowe. Bityo rero Imana yumva amasengesho yawe yose. Yewe nasengeye mu mutima irayumva. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi yavuze ati, amagambo yo mu kanwa kanjye n'iby'umutima wanjye wibwira bishimwe mu maso yawe, Uwiteka gitare cyanjye, mucunguzi wanjye. Ni amagambo dusanga muri Zaburi ya 19 umurongo wa 15. Uyu murongo uratubwira neza ko ibyo utekereza n'ibyo uvuga byose bigaragarira mu maso y'Imana. Ntabwo rero ukeneye kujya ku musozi, kujya mu buvumo, munsi y'urutare cyangwa se mu mazi. Wajyayo kubera indi mpamvu wihariye, ariko utavuga ngo niho hari Imana. Aho waba uri hose, icyo ukeneye ni kimwe gusa. Zaburi ya 51 umurongo wa 19 haravuga ngo, umutima umenetse ushenjaguwe, Mana ntuzawusuzugura. Icyo ukeneye ni umutima uciye bugufi, gusa uzirinde gusengera kwigaragaza, kuko ngo uba wamaze kubona ingororano zawe. Aha wakwibaza utese, niba gusenga mu mutima nabyo Imana ibyumva, ni kuki tutasenga mu mutima gusa maze bikaba bihagije? Nubwo hari impamvu nyinshi zituma ugomba gusenga uvuga, ariko ndavuga kuri ebyiri gusa. Impamvu ya mbere ni uko kubera ko hari ibintu Imana yaremye ibiremesheje ijambo. Bityo rero ibyo bintu na n'ubu ijambo ryose riherekejwe n'imbaraga z'Imana biraryumva bikumvira. Imana iravuga iti, habeho umucyo, umucyo ubaho. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 3. Kandi Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Tureme umuntu ase natwe bivuga ngo ubu butware bwo gukoresha ijambo Imana yabuhaye umuntu nabwo. Tubona ko hari abagiye babimenya ko bafite ubwo butware maze bakabukoresha. Yesu abwira izuba ati, hagarara kuri Gibeyoni. Nawe kwezi, hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaloni. Izuba rihera ko rirahagarara, n'ukwezi kugumaho kuri. Imana yaravuze iti, habeho umucyo, maze kubw'ijambo biva mu busa biraza bibaho. Yesu nawe muri kiriya gihe yakeneye ko izuba n'ukwezi bihagarara, maze arabihamagara bitegeka guhagarara, maze biramwumvira birahagarara. Ariko wibuke ko Yesuwa niwe wavuze ngo, niba Uwiteka twishimira, abanzi bacu tuzabarya nk'imitsima. Bisobanuye ko yari azi neza imbaraga ziri ku rurimi rw'umuntu wishimiwe n'Uwiteka. Iyindi mpamvu ya kabiri ni uko hari ibindi biremwa by'umwuka bitagaragara n'amaso y'umubiri bituzengurutse aho tugenda hose. Bimwe ni ibiturwanya, ibindi ni ibiturinda. Muri ibyo biremwa, iby'ubuzima bwacu bwemereye nibyo tugirana imishyikirano nabyo. Hari ibitera indwara zitandukanye, ibiza, impanuka z'uburyo bwinshi, cyangwa se n'imigendekere mibi yindi. Ibyo byose iyo ushobora kuvugira mu mwuka birakumva, kandi twahawe ubutwari bwo kubyirukana. Kubera iyo mpamvu rero, hari uburyo bw'abantu batarabana mu mwuka bwo gusenga, ari ryo banga. Mu isengesho ry'umuntu ukura mu mwuka, ntabwo afata igihe cyo kubwira Imana ibibazo, ahubwo areba ibyo bibazo, ingorane, uburwayi, ubukene, ibigeragezo, maze akabirebera mu ijambo ry'Imana. Burya iyo urebye ku bibazo cyane, biba binini ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ugenda kubwira Imana, ni ugutaka nk'uko abana bataka. Niko byagendekeye Petero.
yananiwe kwita ku kureba kuri Yesu wari umuhamagaye, ahubwo areba umuraba, maze nawe uramurembuza. Icyakurikiyeho ni ukurohama. Ariko iyo urebye ku Mana cyane, iba nini mu buzima bwawe, ukayijyamo wese, maze ugahagarara imbere y'ibibazo ukavugana nabyo. Bibona Imana mu buzima bwawe, maze wavuga nabyo bikumva ijwi kandi bikumvira. Ni iyihe mpamvu dusaba ntiduhabwe? Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko usabye wese ahabwa. Burya iyo ikintu kitari kugenda nk'uko cyagenewe mbere yo gukomeza, ni ngombwa cyane ko hagomba gushakwa impamvu yatumye bitagenda uko byateganyijwe. Ni iyihe mpamvu bivuga ituma dusaba ntiduhabwe? Igisubizo kiri mu rwandiko rwa Yakobo: murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ribi. Muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Ntabwo Imana yahinduye gahunda, ahubwo ngo nuko dusaba nabi. Niyo mpamvu dusaba ntiduhabwe. Turebe ingero z'abantu basabye neza maze tubigireho. Salomo yasabye neza, ntiyasaba ubutunzi, ntiyasaba gutsinda abanzi, ntiyasaba kurama, ahubwo asaba ubwenge kugira ngo abashe kuyobora ubwoko bw'Imana. Byanejeje Imana kuko no mu bushake bwayo byari bikenewe, maze Imana iranezerwa imuha ubwenge, ibindi ibyongeraho. Ingoma za kabiri igice cya 1 umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 12. Undi muntu wasabye neza ni Hana. Asaba Imana, yayibwiraga ngo nimuha umwana w'umuhungu azakorera Imana, azaba mu nzu y'Imana ubuzima bwe bwose. Imana yarabyumvise irasubiza, maze imuha Samweli. Koko yari ikeneye umuntu uzasimbura Eli wari umaze gusaza kandi asa nkaho agenda ananirwa inshingano ze. Samweli wa mbere igice cya 1 umurongo wa 11 haravuga ngo ahiga umuhigo, aravuga ati: Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Undi muntu wasenze neza ni umwami Hezekiya. Igihe yabwiwe yuko agomba gutegeka ibyo mu nzu ye maze agapfa, ntabwo yemeye gupfa. Yasenze ate? Yasenze yereka Imana ibyo yakoze byose bivuga ko agishaka gukomeza. Mbese ni nko kubwira Imana ati: nanjye nakoraga, ariko hari aho nshaka kugeza ntarageza. Ati: ndetse reba ibyo maze gukora. Maze atangira kuronderera Imana ukuntu yabanye nayo, ukuntu yagendanye nayo, ukuntu yayikoreye. Ni inkuru dusanga mu Bami ba kabiri ibice 20 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 6. Hano tumaze kumva uburyo abantu basenze n'ibyo basengeye, hamwe n'impamvu batangaga z'ibyo basengera. Mu gusenga kwacu ntidukwiye kwibagirwa ko Imana ari Data udukunda cyane, ariko nanone ari umwami ushishikajwe cyane n'ubwami bwe. Gusenga kwiza k'umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi kwari gukwiriye gushingira ku guhinduka. Guhinduka ni urugendo umukristo wese yagombye gukora adahagaze. Iyo dusomye Abefeso ibice 4 umurongo wa 13 haravuga ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Muri Yohana ibice 14 umurongo wa 12 Yesu aravuga ati: ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Ubundi intego y'Imana ntabwo kwari uko duhora tuyiririra tuyibwira ngo mpa, ngo nkiza, nkiriza umwana. Oya, Imana yifuza ko dukura tukaba twashobora kugira ubushobozi bwo kubaho neza mu mbaraga zayo. Uhereye kera tubona yuko ibikomeye byinshi yagiye ihitamo kubikoresha abana b'abantu. Nubwo yari gukoresha ijambo ryayo, ariko intego yayo ni ukubona abana bayo bakura, bakayibera amaboko, bakayibera ururimi. Nicyo cyifuzo cya Data wo mu ijuru.
Kuri iyi ngingo nkunda kwibuka cyane Petero na Yohani bageze ku irembo ryitwa Ryiza. Petero yabwiye ikirema cyari gusabiriza ku irembo ry'urusengero ati feza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Ni inkuru dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3:6. Petero yari azi neza ko nta feza n'izahabu afite, ariko nanone hari icyo yari azi neza ko afite. Ntabwo ari icyo yari agiye gusaba ako kanya, hoya yari agifite. Ni iki yari afite? Yari azi ko afite imbaraga zikiza muri we, imbaraga yahawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana zari zaramaze kwivanga n'ubuzima bwe ku buryo iyo zikenewe yarazikoreshaga aho zikenewe, ubundi akamenya uko abigenza ngo zihore ziyongera. Icyo dukwiye gusengera ni ukugira ngo ubuzima bwacu butunganywe, maze ubwiza bw'Imana bugendana n'imbaraga zayo biture mu buzima bwacu, maze duhinduke umugisha ku bwacu n'abandi. Dusengere guhinduka kugira ngo duhindure ibintu. Murakoze inshuti z'Imana, ubuntu bw'Imana no kugira neza kwayo bibane namwe mwese. Amen. Murakoze cyane, tuzongere guhura ubutaha.